Ubundi kuri iyi si dutuye hariho ahantu henshi hateye ubwoba, gusa uyu munsi tugiye kurebera hamwe mu hateye ubwoba cyane kurusha ahandi. Iri shyamba ryiswe ishyamba ryo kwiyahuriramo ni rimwe mu mashyamba ateye ubwoba cyane ku isi kuko rimaze guhitana abatari bake. Iri shyamba riherereye mu gihugu cy'Ubuyapani, bivugwa ko kuryinjiramo ari ubwiyahuzi. Iri shyamba rimaze kumenyekana cyane ku isi ndetse kugeza ubu ryamaze kwitwa Suicide Forest cyangwa ishyamba ryo kwiyahuriramo. Abazi iri shyamba neza bavuga ko kuba ryariswe iri zina nta kwibeshya kwabayemo bitewe n'ibiberamo umunsi ku wundi. Umaze gusoma ibyerekeye iri shyamba uhita utakaza ibyifuzo byose wari ufite byo kuryerekezamo bitewe n'ukuntu riteye ubwoba. Ubusanzwe ni ishyamba riteye amabengeza ku jisho mu gihe waba urirebera kure bitewe n'ibiti bitoshye birigize, nyamara kuba ryaramenyekanye cyane ku isi si uko hari abarigiyemo bakaryoherwa, ahubwo biterwa n'ibiteye ubwoba ribibarizwamo. Iri shyamba ribarizwa mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'umusozi wa Fuji uzwi cyane mu Buyapani, ndetse iri shyamba rikaba rishashe ku buso bwa kilometero kare 35. Iri shyamba ni inzitane cyane ku buryo bamwe bajya baryita inyanja y'ibiti cyangwa se Oceans of Trees. Kugira ngo wumve ko rikanganye ni uko wamenya ko umuntu uryinjiyemo atagaruka, kuko biba bigoye kumenya aho wanyuze winjira. Iri shyamba rizwiho kuba ariho hantu ha kabiri ku isi abantu biyahurira nyuma y'ikiraro cyo muri Amerika kizwi nka Golden Gate Bridge giherereye mu ntara ya California muri Amerika. Iri shyamba kandi uretse kuba riteye ubwoba rinegeranye cyane n'umurwa mukuru wa Tokyo w'Ubuyapani, kuko bitwara amasaha ari munsi y'abiri uva muri uwo mujyi werekeza kuri iri shyamba. Umuntu wese wumva ashaka kwinjira iri shyamba agomba kumenya neza ahantu atari burenge. Aha kandi naho ntawe uhajya ari wenyine, kuko ugomba kuba uri kumwe n'abandi, ndetse mbere yo kuryinjiramo bakizirika imigozi ubahuza kugira ngo bataburana mu kanya gato. Uretse ibyo kandi bisaba ko iyo umaze kwinjirira ishyamba kuva ku giti cya mbere winjiriyemo ugenda usigaho ibimenyetso kugira ngo utaza kuyoberwa aho wanyuze winjira, kuko inzira zisohokamo atari nyinshi. Ukinjira mu ishyamba hari ibintu uba ugomba kwitondera, nko kujarajara hirya no hino, uguma inzira imwe ndetse nayo ukayisigamo ibimenyetso byinshi. Iri shyamba rimwe na rimwe havugwa nk'urubuga ruzwi cyane mu kwiyahuriramo mu Buyapani. Mu 2003 habonetse imirambo 105 mu ishyamba, irenga yari yarabaye iya 78 mu mwaka wa 2002. Mu mwaka wa 2010 abapolisi banditse abantu 54 bemeye kwiyahura mu bantu barenga 200. Bivuga ko abiyahura biyongereye muri Werurwe mu mwaka wa 2011, ndetse ngo iyo mibiri yabaga yaraboze kandi yarariwe n'inyamaswa ku buryo buteye ubwoba. Bamwe bakeka ko iri shyamba ribamo imizimu. Abanyamasengesho bo muri iki gihugu bavuga ko iri shyamba riteye amakenga cyane, ahanini ngo biturutse ku bantu biyahuriramo ngo byatumye haberamo ibindi bikorwa by'imyuka mibi. Kimwe mu buryo wamenya ni uko muri iri shyamba nta byuma by'ikoranabuhanga bikoramo, yaba telefone, mudasobwa ndetse n'ibindi byuma bigezweho. Nta na kimwe kiba gikora muri iri shyamba. Wakoze gukurikira ikiganiro cyacu. Niba ushaka kujya ukurikirana ibiganiro byacu, kora subscribe ubundi tubane buri munsi kuri BVN TV Rwanda.